ngo twihererane ndagira ngo gusabe umenye nkaho uri wenyine. Hari igihe gukurikira kuri video nabyo bishobora kurangaza umuntu, ariko reka bikubera iby'umumaro bye kuko ibikurangaza. Usengane natwe, usenge wenyine. Nshobora gusenga mvuga mu bwinshi kuko numva nsengana na benshi, ariko uri umwihariko mu maso y'Imana. Wavugana na Kristo nkaho muri babiri, wamubwira ibyuzuye umutima wawe. Reka kanya kaba kagaciro mu buzima bwawe kuko naka gaciro mu maso y'Imana. Umwanya wose wo gusenga no w'agaciro. Ijuru rirakingutse ku bwawe, abamarayika bariteguye, umwami Imana afite amatsiko n'amashyushyu yo gusabana nawe. Reka nawe biba by'agaciro, ntucecekere imbere y'Imana, usuke ibyuzuye umutima wawe. Ibyo wabwira abantu n'ibyo utabasha kubibwira, ibyo byose Imana yawe ibasha kubyumva. Turagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo ko twagize ubugisha, twagize ubuntu, twagize amahirwe yo kuba mu babyutse, mu baramutse bagenda n'imibiri yabo ari mizima. Twagize umugisha kandi wo guhamagarwa mu maso yawe mwami w'abami. Twagize umugisha wo kudahera mu bikari gusa, ahubwo kuza mu maso yawe. Turabanyamugisha kuko ijwi ry'Umwuka Wera ryaturembuje kugira ngo tugirane ibi bihe bidasanzwe. Suko turi abahanga mu gusenga, suko imibiri yacu ibishoboye, ariko nuko imitima yacu igufite inyota, nuko twumva ari ahandi hantu dukwiriye kuzamukana nawe, nuko twumva hari ubundi bwiru witeguye kuduhishurira. Uko niko twaje abahungu bawe n'abakobwa bawe bagufitiye inyota nyinshi. Twazindukiye ahuri, imitima yacu ikunyotewe, imibiri ifite intege nkeya, ariko umuntu wamwe imbere akunyotewe, umuntu wamwe imbere agurumana, umuntu wamwe imbere agenda agwiza imbaraga. Uko niko twaje ahuri mwami w'abami. Utwemerere ntutwime mu maso hawe. Abagusenga bose mwami barakubona, abagushaka barakubona. Niko wivuge mu ijambo ryawe ngo tuzagushaka tukubone nitugushakana umutima wacu wose. Ndetse ngukunda abagukunda, ariko bagushakana umwete barakubona. Ndetse narasomye mu ijambo ryawe muri Yakobo rirambwira ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Biri ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi ngo nibikoresha Imana ikoresha umurimo wawo. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo Umwuka Wera nihire muri twebwe. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugusukire ibyuzuye imitima yacu. Turaje mwami ngo tukubwira amagambo rimwe na rimwe adatondetse neza, ariko aturuka mu ndiba y'imitima yacu mwami. Turaje nk'uko turi, turaje nk'uko abana bikubita imbere y'ababyeyi beza bakababwira byose nta na kimwe basize. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, unyemerere ufata amaboko y'umuntu twazamukanye mwami muri iki cyumba cyo hejuru. Unyemerere mwami utera intege mu bugingo umuntu wazamutse acogoye. Unyemerere umuha imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ashobozwe nk'uko umutima we ubishaka, maze n'umubiri we witabe bagendane muri rugendo, maze umwuka usabane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje mwami w'abami, utwemerere mu ruhanga rwawe heza ntituhahishwe. Utwemerere mwami w'abami, nta muntu n'umwe wakurebyeho ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Abakurebyeho bose mu maso habo harakeye, abakurebyeho bose ipfunwe ryashize mu maso, abakurebyeho bose intege nkeya zabavuyeho, abakurebyeho bose basubiyeho ubuzima bwabo buhindutse. Turaje mwami mu mwiherero wacu nawe, turaje mwami twebwe nawe twenyine. Turaje aho abantu batari, tuvuye mu biturushya n'ibindi bitandukanye n'izindi nshingano kugira ngo aka kanya tukabanemo nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twasize ibitotsi byaryoheraga uyu mubiri kugira ngo tugushake mwami. Imitima yacu igufitiye inyota, ubuzima bwacu burakwifuza, ubuzima bwacu burakunyotewe, ubuzima bwacu buranagukeneye Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukeneye gukorwaho nawe by'umwihariko, dukeneye ikiganza cyawe ku buzima bwacu, dukeneye ikiganza cyawe mu mibiri yacu, dukeneye ijambo ryawe mu myuka yacu, dukeneye gukora kwawe mu bugingo bwacu, dukeneye gukingurirwa nawe imiryango imaze igihe idakinguka, dukeneye kukubona Uwiteka Mana Nyiringabo mu buzima bwacu bwite, dukeneye kukubona mu buzima bwabo twazamukanye mu mitima yacu. Mu mitima yacu dufitemo abacu, dufitemo urubyaro rwacu, dufitemo abo twashakanye, dufitemo abavandimwe bacu, dufitemo itorero, dufitemo igihugu, dufitemo abantu ibihumbi mwami. Tuzi ibyabo nabo tutazi ibyabo, abo bose turabazamukanye imbere y'intebe yawe, kandi twiteguye gukorwaho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumva gusenga, wumva ibyo usabwa, ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza ahuri. Ntabwo wigeze ugira ubwoba bwo guhamagara abarushye n'abaremerewe. Waratinyutse uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese. Ntiwahamagaye igihugu kimwe, ntiwahamagaye ishyanga rimwe, ntiwahamagaye generasiyo imwe, wahamagaye abarushye n'abaremerewe bose. Uravuga ngo nibagusangura baruhura. Dufite imiruho itandukanye mwami, hari iyo dufite mu mubiri, hari n'imiruho yo kutakubona, hari imiruho yo kutagira imbaraga zawe, hari imiruho yo kutabona ibyanditswe muri Bibiliya bigaragara mu buzima bwacu. Ibyo byose twabizanye Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi Umwuka Wera uzi igitekerezo cya Data abasha kubitunganya, kuko imisengere yacu idashitse, imisengere yacu rimwe na rimwe itaboneye, rimwe
mwami hari ibyo turebesha amaso tukagira ngo nibyo dukwiriye gusengera tutazi umuzi ukomoka iyo ngiyo kure, ariko mwuka wera abasha kubikora neza. Uko niko tuje imbere yawe mwami, utwemerere ibivugika ku magambo nabyo byakire, ibitavugika bibira mu mitima y'abahungu n'abakobwa nabyo byakire. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka kuniha kwacu kose kugaragara imbere yawe. Uri Imana ifite amaso atandukanye n'abandi. Nasomye ijambo ryawe Kristo rirambwira ngo igihe kimwe umupfakazi yaragiye gushyingura umwana we rukumbi, umwana w'ikinege yari afite, arimo agenda mu muhanda aherekejwe n'abandi, ariko ureba icyo kivunge kimuherekeje umenya nyina w'umwana, atavuze ngo ni njyewe wapfushije, ariko uramureba uramumenya, uramusanga uramubwira, uvugana nawe kandi umukiriza umwana. Niko nzamura abahungu bawe n'abakobwa bawe batakibasha kubivuga mu magambo kuko byabaye byinshi, kuko biremereye, kuko bimeze nk'ingabo nyinshi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo nabo bongerera imbaraga kandi muzamukane mu cyumba cyo hejuru, bamanuke bahinduwe, bamanuke bambitswe imbaraga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ntiwumve amagambo gusa, kuko ubasha no kureba ibwina mu mitima abantu batareba. Tuzanye ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo kandi twizeye impinduka. Tuje mu cyumba cyo hejuru mwami aho byose bihindukira. Twizeye impinduka mu buryo bwo mu mwuka, twizeye impinduka mu mubiri, twizeye impinduka mu marangamutima, twizeye kuzuka kw'ibimaze iminsi byarapfuye, twizeye gukinguka ku miryango yari yarabaye nk'ibihindizo by'ibyuma itabasha gukinguka, twizeye gukingurwa ku kirere cyabaye nk'umuringa, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu rugo rwe, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu buzima bwe. Twizeye gukinguka kw'ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko waratubwiye ngo nituguhamagare nawe uritaba. None tuje kuguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kukwambaza ngo tuzakwambaza, tuzagenda tugusenga kandi uzatwumvira kandi tuzakubona Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko niko tuzamutse imbere yawe mwa, utwemerere iyi minsi tubere iminsi y'umugisha, iminsi yo guhembuka mu mwuka, iminsi yo gusenga, iminsi yo gusabana nawe, iminsi y'impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye mwami izo ntege nke zose, tukuzaniye ibyaha byaba byizingiye ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bibizingiraho vuba Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje ngo iyo migozi icikagurikira hano muri presence yawe, turaje ngo ibyo byose nibyo byose umwana Satani yatereka ku buzima bwawe byose bisigare ku birenge bya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntawe wageza ahuri ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Mu maso hawe harakiza, mu maso yawe harazura, mu maso yawe habeshaho, mu maso yawe harahembura. Uri umwizerwa kurusha abizerwa bose bo mwisi, uri umugizi wa neza kurusha abagizi ba neza twigeze kubona, uri umutabazi kurusha amaboko y'abantu bose yiteranyirije kudutabaza, ukudutabara. Uko niko tuje Uwiteka Mana Nyiringabo. Shima kutumva amagambo gusa, wumva mwami nibirenza amagambo. Shima kureba gusa, amaso yawe arareba mwami. Hari n'uwazamutse mu cyumba ariko utagifite amagambo, akavuga ngo ndaje gusa nicara ahangaha, ndaje gusa ndirira imbere yawe, ariko ibyo byose nabyo uzi kubisobanura. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo amarira yacu ngo yashyira mu icupa. Uwiteka we ntabwo atakara hasi ngo kurorongotana kwacu, ibyo byose biri imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze mwami kugira ngo wumve iyo miniho yose, wumve ayo marira yose, wumve n'iryo sengesho rya bucece, wumve n'iryo ngiryo risenga nk'irya nyina wa Samweli ubwo yadidimanyanganyaga iminwa agakubitanya iminwa atabasha kubyumva, ariko wowe Imana mu ijuru ubasha kubyumva. Turasenze ngo wumve ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imbaraga z'umwuka zitwururukire, dusohoke hano hantu duhinduwe nawe. Abigishwa bawe bazamutse mu cyumba cyo hejuru, ubuzima bwabo buhindukira imbere yabo. Bazamutse buzuye ubwoba bw'urupfu, bazamutse buzuye intege nkeya, bazamutse batazi ko ibyo bikoreye n'ibiri muri bo bishobora kuzakwira isi yose. Uyu munsi tukaba dushobora kubivuga nyuma y'imyaka irenga 2000, ariko mwami wakoze umurimo w'igitangaza mu buzima bwabo. Uko niko tuzamutse mwami nk'abana bawe, niko tuzamutse muri icyo cyumba cyo hejuru nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu twakwishiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu ubisuke mu buzima bwacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Bazamutse batazi imigambi yawe, nubwo Yesu wari wababwiye ko bazavuga ubutumwa bwiza hirya no hino, ariko ntibari bazi uko byagenda. Uko niko tuzamutse mwa, bamwe bashidikanya imihamagaro yabo, abandi batayizi neza, abandi bumva twagarukira bugufiya, abandi bumva twarageze iyo twagombaga kujya. Uko niko twazamutse mu cyumba cyo hejuru kugira ngo dukorweho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Utwemerere tumanukana imbaraga, utwemerere ibiri by'umuriro byake mu buzima bwacu, utwemerere tubatizwe none, utwemerere twongere twuzuzwe nyaguhora ku ngoma, utwemerere aho twacogoye naho twatendebutse twohabwa imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Abatagitegereje kuza kwawe Kristo kuko ibyisi byihariye imitima, utwemerere ibyo byose bikongobeke ku buzima bwacu, utwemerere bidukurwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze amaso yacu yiharire, imitima yacu yiharire, ubuzima bwacu bwiharire. Utwemerere Kristo twiyereke
ntidushaka ko watubera Kristo twabonanye abandi twumvanye abandi utwemerera ukore ku maso yacu turushaho kukumenya igihe wahuye na Sawuli mu nzira y'i Damasiko ntago wigeze mubwira ngo ndi umwami utaramubwira uri we yaravuze ngo urinde mwami turasenze ngo ukore ku mitima yacu amavi yacu agupfukamire by'ukuri ukore ku mitima yacu yature kuri umwami iminwa yacu yature kuri umwami ntabwo tukwifuza nk'Imana twahuriye nayo mu idini ntabwo tukwifuza nk'Imana twabwiwe n'abantu turagushaka by'umwihariko wikorere ku buzima bwacu tukumenye erega wakumenye ntiyongera kuva aho uri erega wakumenye azasiganwa erega wakumenye akura amaso ku by'isi erega wakumenye yiharirwa nawe turaje ngo dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino ukore ku buzima bwacu abazamutse turabanyantege nkeya reka tumanuke twuzuye imbaraga abazamutse batazi iby'uru rugendo reka tumanuke dusobanukiye kurushaho abazamutse tutanyotewe n'ibi bihe reka tumanukanye inyota yiyongereye tutakibiva mu kundi nyaguhora ku ngoma abazamutse mu ntege nkeya zitandukanye reka tugwize imbaraga zawe reka ibizari muri wowe bitwuzuye nkuko wasezeranya mu ijambo ryawe narasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ijambo ryawe rirambwira ngo ibyari bikuzuye ngo nibyo twahaweho byose ubuntu n'ukuri ibikuzuye byose nibyo mugabane wacu reka ibikuzuye Kristo kuko uyu munsi waduhinduye intumwa mu cyimbo cyawe reka ibikuzuye tubimanukane Uwiteka Mana Nyiringabo maze ntitugukoze isoni mu miryango yacu maze ntitugukoze isoni muri generation yacu maze ntitugukoze isoni mu rubyaro twavutsemo maze ntitugukoze isoni mwami mu itorero rya none maze ntitugukoze isoni mwami mu bihugu birimo bitubaza ngo Imana yacu iri hehe Uwiteka Mana Nyiringabo reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bose bazamutse mu cyumba cyo hejuru reka bamanukane ibikuzuye Kristo tumanuka duse nawe tumanuka ingeso zacu zihasigaye twambaye ubwiza bwawe tumanuke kamere yacu itarapfuye ihasigaye twambaye gusa nawe duhe gukura Kristo tugana mu kigero cyawe duhe gusa nawe mwami w'abami kora ku gace kose kangize kadasa nawe mwami w'abami yabarakazwi n'abantu yabarakatazwi n'abantu dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo reka ubwiza bwawe butwuzure reka ubwiza bwawe butwuzure igihe kimwe Mose yazamutse ku musozi amanuka yambaye kurabagirana kandi wabanaga nabo mu bihe bya rimwe na rimwe nankaswe umunsi mwuka wera uri kumwe natwe mu bihe by'iteka nankaswe umunsi wavuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi turasenze ngo tumanuke kurabagirana tumanukana ubwiza bwawe tumanukana igikundiro cyawe tumanukana impinduka tumanuka tuzi neza kandi twumva neza ko twahuye nawe mwami w'aba turifuza gukorwaho nawe mwami ahari aho twagize touch z'abantu twakozweho n'abantu twumva dufashijwe n'ibyo bavuga twumva ibyo bavuga biratwubatse twumva bitugiriye umumaro ariko mwami nasanze ibyo bimara umwanya mutoya ariko iyo twakozwe nawe bihinduka burundu bihinduka ubuzima bw'iteka ngwino dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino utwemerere tukubone imitima yacu yiharirwe nawe mwuka wera wowe utunihira iminihi itavugwa unihire muri twebwe utakire muri twebwe unihire muri twebwe wivugire muri twebwe ukorere muri twebwe utwinjize mu bwiru bwahatagerwa n'abantu basanzwe utwinjije mu bwirwa butagerwa butarebeshwa n'aya maso y'umubiri butavugishwa n'ururimi rusanzwe wihererane natwe utwinjiza ahandi hantu mwami hahandi wahageze atagisubira inyuma wahandi wahageze atagifatwa n'iby'isi wawundi wahageze atagifatwa n'amaganya y'isi wawundi wahageze arabagirana wawundi wahageze mwami ubuzima bwe buhinduka turifuza kwinjirana nawe muri ubwo bwiru turifuza kwinjirana nawe aho handi mwami waba harenze aho tumaze iminsi duhagaze mu izina ryawe Yesu rimasandorobo shekere mesendere beshikari aramasandorobo rimasandara bashikari masandara basheke riarabasandorobo shikeri kasikara ramasandara bashekere mesendere beshikari aramasandara rimasandorobo
uduhe gukumbura ibyo ngibyo bitagurwa amafaranga, ibyo bidatangwa n'abantu, umuntu ubuntu adashobora kuguha. Uduhe gukumbura ibyo ngibyo mwami w'abami, uduhe kwegerana nawe muri ubwo buryo. Ramasandara bashekere mesendere beshika rimasandoro boshekere mesendere bashikarabasa. Suka izo mbaraga mu itorero mwami, suka izo mbaraga mu buzima bw'abahungu n'abakobwa, suka izo mbaraga mu buzima bwacu mwami, suka izo mbaraga mwami w'abami, suka izo mbaraga. Si urugi rw'umuntu twagiye gukomangaho, oya si urugi rw'umuntu twagiye gukomangaho, oya si urugo rw'abantu, oya si muri ofisi z'abakomeye. Twaje mwami imbere y'intebe, intebe y'ushobora byose, intebe y'ushobora byose, intebe y'utegeka isi n'ijuru, intebe y'ubuntu. Waratubwiye ngo nituyegere tudatinya, ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Turashaka ubuntu mwami buva ku ntebe yawe yonyine, turashaka ibirenze ibyo twabonera mu ofisi y'abakomeye. Turashaka wowe mwami w'abami. Ramasendere beshekere mesendere beshika ramasandara bashika ya ramasandoro bashika ramasandara bashika mesendere beshika ramasandoro boshekere kasikara rababa. Utwemerera amaso yacu kubona, utwemerera imitima yacu gusingira, utwemerere mwami w'abami, utwemerere usatura ijuru, abahungu bakunyotewe n'abakobwa bakunyotewe bakubona. Rabasandara bashika. Kora ikintu gishya mu buzima bwe, kora ikintu gishya mu buzima bwe, kora ikintu gishya kimukura mu ntege nkeya, kora ikintu gishya kimuterura hamaze iminsi yicaye, kora ikintu gishya mwami kimukura hatinze, kora ikintu gishya mwami kimukura mu ishirirwa rimaze imyaka, kora ikintu gishya Uwiteka Mana Nyiringabo, kora ikintu gishya kimwigiza imbere, kora ikintu gishya mwami kidukuraho dutinze, kora ikintu gishya mwami kitwigizanya nawe imbere, kora ikintu gishya mwami. Reka twinjirane nawe imuhengeri, reka turenge mwami ahamenyerewe, reka turenge aho twagarukiye bugufi, reka turenge mwami aho twakiriye bugufi, reka turenge mwami aho twagejejwe n'abantu. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere twinjirane nawe mwami. Mubwire ubwo mu ijuru aho batagufite batagera, mubwire ubwo mu ijuru, mubwire ubwo mu ijuru ibitaboneshwa y'amaso asanzwe. Utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere usuka ubwiza bwawe, utwemerere usuka icyubahiro cyawe, utwemerere usuke presence yawe ayumva ari mu rugo rwe, utwemerere usuke kubaho kwawe ayumva ari ku karago ke, utwemerere usuke kubaho kwawe ayumva ari mwagenda mu muhanda, utwemerere mwa, utwemerere igice cyo mu ijuru kitumanukire, utwemerere ubwiza burenze ubwo twabonye butumanukire, utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo yumve kubaho kwawe, yumve korwaho nawe, yumve ikime cyo mu ijuru, yumve imbaraga zawe, yumve umuriro mushya waka muri we, yumve imbaraga zawe zongera gutemba muri we, yumve amavuta mashya atemba ku buzima bwe, yumve imitonyi yo mu ijuru mwami w'abami. Ibyo nibyo bizamugumisha aho uri, ibyo nibyo bizatuma atabivamo mukunzi mwiza, ibyo nibyo bizatuma atagabanukirwa, ibyo nibyo bizatuma twongera gushidikanya kubaho kwawe, ibyo nibyo bizatuma atamenya ko ari imbaraga z'amadini, ibyo nibyo bizatuma tumva ko ari amagambo y'abantu. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wihererane natwe, wazamutse mwami, unyemerere nk'uko mu cyumba cyo hejuru uko bari 120 nta n'umwe wasohotse atakozweho n'imbaraga zawe, nta n'umwe utaragezweho n'umugabane w'umuriro, nta n'umwe uko Umwuka Wera yashyushye mu muriro mwinshi, nta muntu n'umwe wasigaye adakozweho nawe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo nk'uko twazamutse mu cyumba cyo hejuru, ntagira umuntu n'umwe usigara adakozweho nawe. Uko twaje tumeze uko ariko kose muri icyo cyumba mwami, hari harimo abanyantege nke, hari harimo abanyabwoba, hari harimo abashidikanya, hari harimo abarimo kuvuga ngo reka dupfe gutegereza ese ubundi ibi bintu bizabaho. Kandi koko mwami nta hantu na hamwe bari barabibonye uretse kuba bari barumvise byaravuzwe n'umuhanuzi we, ariko twebwe twarasomye bikoreka, twarasomye bisohozwa mwami muri kira cyumba cyo hejuru. Ibyo turabyizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, uracyabikorana n'uyu munsi. Hari umwihariko wagiye ukorana n'ubuzima bwacu, aribyo wagiye ukorana n'abera, biduhamiriza ko na n'uyu munsi wabikora. Hari aho twabonye isuku bubyutse, hari aho twasubonye isuku imbaraga, twasanze usanga umunyantege nke ukamuhindura imbaraga, wasanze twivuruguta mwivata tutazi iby'agakiza udukurayo. We watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni naho uzawusohoza Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari igice cy'ubwiza bwawe twabonye, hari presence yawe twahuye nayo, hari cyakoretse mu buzima bwacu gituma tutarambirwa kuza aho uri. Hari icyo wakoze mu buzima bwacu
bitumara ubwoba bwose bwo kubihamiriza abandi. Hari icyo wakoze mu buzima bwacu kitwuzuza ubushizi bw'amanga bwo kugaruka kubivuga, bwo kubibwira abandi. Turasenze Mwami ngo habeho kugendererwa kudasanzwe, ko umuntu wese uri mu nguni yasenga habeho kugendererwa kudasanzwe, ko umuntu wese winjiye muri iyi minsi 7 habeho gusurwa n'ijuru mu buryo budasanzwe, habeho impinduka mu buzima bwe, akwiyumvira Uwiteka Mana Nyiringabo, akubona ukora ku buzima bwe, akubona ukora mu mwuka we, akubona ukora ku gace k'ubugingo kabaya igisenzegeri, akubona ukora ku mubiri w'Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana ishobora byose, ntabwo uri umuntu ngo unanirwe, ntabwo uri umuntu ngo ube upfuye amatwi, nta nubwo amaboko yawe ari magufiya. Uwiteka we, twaje aho uri kugira ngo tuhahindukire, twaje aho uri Mwami w'abantu. Nta muntu n'umwe wageze imbere yawe ngo ibyaha bikomeze kumwizingiraho. Imbabazi zawe ziratangaje. Wahuye n'uriya mugore bafatiye mu cyaha cyo gusambana, imbabazi zawe zimugeraho, ubuzima bwe burahinduka, utamushinje kubw'urukundo rwawe. Ndasenze ngo amaso yawe y'imbabazi, umuhungu wawe n'umukobwa wawe bakwizeye ariko bakaba bakibaswe n'umugozi runaka w'icyaha, reka muri iki gitondo, reka Mwami muri aya masengesho amaso yawe y'imbabazi bayabone. Nasanze umuntu wayabonye imbaraga z'icyaha zirakamuka. Nasanze umuntu warebye mu maso hawe icyaha kirabiha, uburyohe bwari bukirimo buhita bushira, inyungu zari zikirimo zihita zishira. Nyemerera umwereke mu ruhanga rwawe heza, nyemerera abone mu maso hawe huzuye imbabazi, nyemerera abone ibiganza byawe byatobotse kubwe maze imigozi y'icyaha icakagurike. Nyemerera Mwami amaso yawe yuzuye imbabazi n'impuhwe, umwana wawe warucogoye ayabone muri iki gitondo, abone mu maso hawe huzuye urukundo. Uyu munsi Mwami kubw'ibihe hari ubwashidikanya urukundo rwawe, hari ubwashidikanya kutamuzi, hari ubwashidikanya ko mu bureba watarimo, hari ubwo yibwira yuko yibagiranye, hari ubwo yibwira yuko Imana itamuzi, hari ubwo yibwira ko mu buzagira neza atarimo. Ndasenze Mwami ngo unyemerere muri aya masengesho abone mu ruhanga rwawe huzuye urukundo, huzuye kugira neza, maze bitekanisha umutima we, maze bimugarurire mu ibyiringiro. Uwiteka we, nasanze ijambo ryawe rimwe ribeshaho, ijambo ryawe nigeze kumva mu matwi yawe, ikibazo kitavuyeho, ingorane zitavuyeho, nasanze rihinduka ibyo kurya by'ubugingo bitunga umuntu agakomeza urugendo. Bimera nka wa mutsima Eliya yariye, yararimo yisabira gupfa, yararimo asaba kubivamo, yararimo asaba ko umurimo warangirira aho ngaho, acogoye rwose, ariko ukamuha ku mutsima watekewe mu ijuru, nuko agahabwa imbaraga ngo akabigendera amajoro 40 n'iminsi 40. Ndasenze kugira ngo ugire ijambo ritavuzwe na Hortense, ijambo rivuye mu kanwa kawe, ijambo rivuzwe nawe, ugira ukuntu perisa Mwami w'abantu, ugere ku mutima w'umuntu wari ucogoye, maze rimubere igitsika mutima, maze rimubere akabando yicumbisha kuzageza gusozwa kw'amasezerano Mwami w'abantu, kuko yibwira yuko utagikora, kuko yibwira yuko hari aho mu byo ufite muri gahunda ibyo bitakirimo. Ndasenze ngo muhe kumva ijwi ryawe mukunzi mwiza, ijwi ryawe riri mu muhembure, agakomeza urugendo kugeza umunsi byose bihinduriweho. Urakoze mukunzi mwiza, uriho kwizerwa. Si umuntu yakuva akajya hehe, umuntu yakwerekera he handi, umuntu yahangande amaso utari wowe wizerwa. Ingoma ibihumbi, wowe udahinduka, wowe udapfa, wowe udasaza. Turagushaka mu mbaraga zawe, turagushaka mu bwiza bwawe, turagushaka ku gipimo kirenze icyo twakubonyeho, turagushaka birenze ibyo tumaze iminsi tumenyereye, turagushaka Mwami birenze aho twari twaragarukiye. Imitima yacu ntabwo irambirwa kuza huri, hari agace twabonye turashaka kongerwa, kandi hari ubwiza twabonye turashaka kongerwa ubundi, hari igipimo twahaweho icyo kiduteye kugaruka huri kugira ngo duhabwe ikindi. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo turimo dutangira amasengesho, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazamanukana ubuhamya, bazamanukana amashimwe. Hari ibyo wakoze mu misi yacu yo gusenga, hari ibyo wakoze tutarasenga, ariko turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo abahungu bawe bamanukane ubuhamya, abakobwa bawe bamanukane ubuhamya n'amashimwe, maze bazabikomeresha abandi bera, maze bizababere umutsima ubatsindagiza, maze bizababere inkoni bagenderaho Mwami, kugeza bageze mu kindi gitangaza gikurikiyeho, kugeza bageze mu yandi mashimwe akurikiyeho, kugeza minjizwe Mwami bundi bwiru bukurikiyeho, hahandi umuntu Mwami agera akavuga ngo nubwo wabikora
cyangwa nubwo utabikora nta cyamubuza kukuramya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko igihe atarahagera nasanze uri umubyeyi mwiza uzi ibyuha abana nyaguhora ku ngoma. Uko umwana mutoya umubyeyi atamureka ngo yicwe n'inzara, uko umwana mutoya umubyeyi uko arize mama wamuhibere, uko arize mama wamuhamata, kuko ari cyo kigero cye. Uratuzi Uwiteka Mana Nyiringabo, uzi ibigero byacu n'iminsi tumaze tugendana nawe. Uri umugizi wa neza, uri umunyembabazi Mwami. Urabiza abakiramiza amata muri twebwe. Ndasenze ng'umuramiza amata adacogora mu rugendo, ndasenze ng'umuramira Uwiteka Mana Nyiringabo adacogora. Ese imirimo yawe atayibonye yakwigira imbere gute Mwami? Hari imirimo wakoze mu buzima bwacu byatumye tubasha kwigira imbere Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze ngo bikore mu buzima bwe, ndasenze ngo bikore mu buzima bwe, maze bimutere kwigira imbere Uwiteka Mana Nyiringabo, kugeza igihe azamerera nk'aba basore batari bafite ubwoba bw'itanura, kuko bari bakuzi, bari bamaze iminsi bagendana nawe, bari bazi Imana y'imbaraga, kugeza igihe bavuze ngo Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza, ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntago turi bupfukamira ibyo bigirwa Mana, bakemera bakajugunywa mu muriro, kuko wari warabahinduye abashyitse. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo muri iyi minsi yo gusenga ugira abahungu n'abakobwa uhindura abashyitse, bave mu rwego rw'ububebe, bave mu rwego rwo kuba impinja, ugira abuhindura abashyitse kugira ngo batume Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo bagire kuri rwa rwego basigaye biganyira iby'umwami gusa. Uwiteka we, nasanze uwo murimo ari wo ukora mu mitima y'abantu, nta muntu wabasha kuwiha, nta muntu wabasha kuwikora nk'uko uruhinja rutakwikuza. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni kukuza umwana ukamukura mu ntangiriro y'agakiza ukamuhindura ushyitse, utagiteraganwa n'imiyaga, utagiteraganwa n'imiraba y'uburyo bwose, ahubwo akaba umuntu wubatse ku rutare. Ndasenze Mwami ngo muri aya masengesho utubonera abagore n'abagabo, utubonera abahungu n'abakobwa bari bwubakwe ku rutare Mwami, abo wakoresha muri iki gihe cya nyuma, muri iki gihe kibishe, muri iki gihe cy'umwijima, muri iki gihe kimeze gutya, batakiganyira iby'isi, bafite imbaraga zo kuba hejuru yabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, utubonera abantu bafite amavuta arenze ya Daniyeli, bafite imbaraga zirenze iza Daniyeli, uko batanze itegeko ryo kudagusenga agakomeza agasenga. Uyu munsi nta tegeko ryo kudagusenga, ariko rirahari mu mwuka, rituma abantu baba busy, rituma abantu bahuga. Umwanzi abishyizeho imbaraga kugira ngo umuntu ahuge, aba umukristo w'umwana mwiza ariko udasenga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo hagurutse abagore n'abagabo bashobora gukomeza gusenga mu bihe byose, basenga bafite akazi, basenga batagafite, basenga babyaye, basenga batabyaye. Hagurutse izo ngabo Uwiteka Mana Nyiringabo kuri iki gicaniro, turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, reka muri ibi bise byo gusenga kwacu hagurutse abagabo bameze batyo, hagurutse abagore bameze gutyo, hagurutse abahungu n'abakobwa bameze gutyo, batagikangwa n'ibihe Uwiteka Mana Nyiringabo, badafite ikintu na kimwe kibasha kubazimya. Nyemerera urukangura abo wari warahamagaye uyu munsi bari mu bitotsi byinshi kandi bumva ntacyo bitwaye, bari mu kazi gasanzwe ariko bahoze ari abanyamasengesho, bahoze ari abakobwa n'abahungu bagushaka, uyu munsi bafite imirimo myinshi kandi bumva ntacyo bitwaye, ntago bazi icyo umwanzi yabibye bya bihe byo gusenga. Nyemerera ukore ku mitima yabo bahagurutse mu minsi nk'iyi ngiyi Mwami w'aba, hagurutse abo bahungu impano zasinziriye, hagurutse abo bakobwa nyaguhora ku ngoma, impano zasinziriye bahoze bagukorera ariko uyu munsi barimo barakorera iby'imibiri gusa kandi bakumva ntacyo bitwaye. Hari icyo wabikoraho bakabikorana, hari icyo wabikoraho bagakanguka bagakoreraho bari, hari icyo wabikoraho Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwemereye Mwami, turakwemereye kugira ngo ukore umurimo muri twebwe nk'uko bishaka Mwami. Iyi minsi 7 itubera iminsi yo kukwishyira. Ijambo ryawe riratubwira mu rwandiko rw'Abaroma ngo tanga imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa nawe, ngo ariko kugukorera gukwiriye. Twakwishyiriye Mwami, twemere tubone impinduka muri iyi minsi 7. Ibi bitondo byacu byo kwibatura n'ibyo kukwishyira, amasaha turi buguye ku manywa cyangwa n'injoro nayo kukwishyira nyaguhora ku ngoma. Igihe tuvuye mu birangaza, igihe tuvuye mu matelefone, mu mateleviziyo, bikubere nk'igikorwa cyo kwizana. Twizanye Mwami ku gicaniro kugira ngo duhindurwe nawe Mwami, ku gicaniro ubasha gukora no ku byo tutari tuzi ko ari ikibazo. Hari ubwo twireba tugasanga birasa nkaho byose ari amahoro, ariko aho ngaho ku gicaniro Mwami uremera kubaho kwawe kudukonsuming, uremera kubaho kwawe kutwuzure, uremera kubaho kwawe gukore muri twebwe hose naho tutazi ko hafite ikibazo. Utwemerera umuriro ku gicaniro
udukoreho, utwemerera umuriro ku gicaniro, ukongora ikintu cyose kiri muri twebwe kitavuye kuri wowe. Utwemerera umuriro ku gicaniro, ukongora Uwiteka Mana Nyiringabo umugambi wose utajyanye n'umugambi wawe ku buzima bwacu. Tujya tugira ingamba nk'abantu, tukagira imigambi nk'abantu, ariko twemerere Mwami ubwo twakwishyiriye, ubwo twizanye Mwami w'abantu, utwemerere ikintu cyose kitajyanye n'imigambi yawe gikongokere Mwami muri iki gicaniro muri iyi minsi 7, maze ibyo ushaka bitwuzure. Nasanze imigambi yawe ari myiza kuruta imipangu yose twakwipangira mu bwenge bwacu butangaje. Nasanze imigambi yawe ari myiza kuruta ibyo abadukunda badupangira. Ubuzima bwacu tubuzanye ku gicaniro kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo imigambi yawe isohozwe. Iyacu itaravuye kuri wowe iburizwemo, iyacu washyizemo ikomezwe nawe, ijyanye n'imigambi yawe, ijyanye n'ubushake bwawe uyikomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari ibyo wagiye wongorera abahungu bawe n'abakobwa bawe bumva bagomba gukora mu bwami bwawe, bumva bagomba gukora mu buzima bwawe, imimaro bumva bagomba kumara muri iyi si. Ndasenze Mwami ngo twizanye kuri iki gicaniro iyo migambi ikomezwe nawe. Yari yaragarikiye hagati, wongera uyambika imbaraga, yigira imbere, uyigeza aho wagambiriye Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo ari ifite ibyibuze, yabibuze imbaraga z'umwuka, yabuze imbaraga zibifatika, ibyo nabyo bikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Muri iyi minsi 7 twakwishyiriye kugira ngo ukore aho tuzi, ukore naho tutazi. Amaso yacu agarukira bugufi, amaso yacu amenya ibyo yamaze kubona gusa, ariko rimwe na rimwe tumenye ibiri mu mizi, ntitumenye intandaro ya buri kintu, ntituzi ibyejo n'ibyo mu myaka iri imbere. Mwami twizanye mu biganza byawe kuko umenya byose, kuko ushobora byose, utwemerera udukoreho. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umuntu dutangiranye uru rugendo ntazacogore hagati. Mwuka Wera wowe usengera muri twebwe kuko tutazi ko dukwiriye gusenga. Sengera muri uwo muhungu, sengera muri uwo mukobwa wajyaga byifuza ariko yagera hagati agacogora. Reka imbaraga zawe zikorere muri we, uru rugendo turugendane, duhindurwe nawe, dukorweho nawe. Twemerera Uwiteka Mana Nyiringabo ufite intege nkeya mu mubiri ahabwa imbaraga zawe. Uwaje arwaye akirire kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira indwara z'umubiri, akira indwara z'umwuka, akire mu bugingo, ahure nawe Mwana. Twemerere uwaje inyota ari nkeya kuri uyu munsi wa mbere, usuka inyota y'igitangaza mu mutima we, usuka inyota y'igitangaza mu buzima bwe, ku buryo Uwiteka Mana Nyiringabo atazongera kuburana nawe. Urakoze Papa, urakoze mukunzi mwiza. Nasomye mu ijambo ryawe muri Yohana ngo hari mu minsi mikuru, ngo ku munsi uheruka iyindi, ngo urarangurura uravuga cyane n'ijwi rirenga, uravuga ngo umuntu nagira inyota azanywe, ngo hanyuma nawe ukwizera uzamuha ku mazi y'ubugingo, ngo imigezi izadudubiza iva mu nda. Ngo ibyo bivugaga werekeje ku Mwuka Wera wowe bakwizera bendaga kuzahabwa. Twaje dufite inyota, utwemere imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda zacu. Utwemere byari byarahindutse imitonyi mikeya byongera ibidudubize, ibi imigezi itemba, imigezi itemba, imigezi itemba, itembe mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Iyi imigezi yatembye, urugendo rw'agakiza ntabwo dusunika, kugukorera ntitugusunika. Iyi imigezi yatembye, umunezero w'agakiza uratwuzura. Iyi imigezi yatembye, ibyawe Mwami bihinduka ibyacu. Iyi imigezi yatembye, tumera nk'abatuye mu ijuru kandi dutuye muri Kigali, kandi dutuye muri iyi si imeze gutya. Iyi imigezi yawe yatembye, Uwiteka we, tugira amaso ameze nk'ayawe, amasezerano yawe ahinduka amazima mu buzima bwacu. Tureba nk'uko ureba, tukumva nk'uko wumva, isi ntibashe kudufata. Iyi imigezi yawe yatembye, ubwiza bwawe buratwuzura, tukakumva abandi batakumvise, tukakubona abandi batakubonye, tukamera nk'abari kumwe nawe imbona nkubone. Reka imigezi itembe mu buzima bwe. Umuntu wese warufashwe n'umwuma w'iki gihe cya nyuma, reka imigezi yawe yongere mutembeho. Ureba intambwe yateye mwamaza muri aya masengesho, mu ntege nkeya, mu muruho, maze utembeshe iyo migezi. Mwami twongeye kukuzamurira abacu, babandi tuzamukana mu mitima yacu. Bamwe ntibasenga nk'uko dusenga, bamwe ntibafite uyu mugisha wo kukumenya nk'uko twakumenye, ntago bafite ubwo buntu bwo kuba barababariwe nk'uko twababariwe. Babandi tuzamukana mu mitima yacu, nabo turabazanye Mwami kuri iki gicaniro.
tuzanye abahungu bacu n'abakobwa bacu, tuzanye abagore bacu n'abagabo bacu, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye inshuti zacu zituba ku mutima w'Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwinginze kugira ngo kuri iki gicaniro uhamereza agakiza, uhamereza agakiza k'abacu batakuzi, uhamereza agakiza k'abari abana bamunaniye, uhamereza agakiza kuri mugore umunani, uhamereza agakiza kuri mugabo umunani, uhamereza agakiza k'ababyeyi bananiranye, uhamereza agakiza k'abavandimwe batakuzi, uhamereza agakiza Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imiryango yacu yubakike, maze igihugu cyacu cyubakike, maze amatorero yacu agaruke mu buzima nk'ubwo twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tukuzaniye ibyo byose biri ku mitima yacu Mwami, kandi twizeye gukora kwawe, twizeye ikiganza cyawe. Icyo tuzi no kutaduhaye umwaka wo gusenga kugira ngo bikomeze nk'uko bisanzwe. Waturembuje mu mwaka wo gusenga kuko hari impinduka witeguye gusuka mu buzima bw'abagushaka. Urakoze Mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro. Uyu munsi ngushyize mu biganza byawe, abana bawe bajya mu mirimo itandukanye, ugendane nabo babona ikiganza cyawe, ubwenge bwawe bukorere muri bo. Abafite amadosiye aremereye, abafite ibikorwa biremereye, bumva bataza aho bahera nuko babikora, ndasenze guhishurirwa rivuye kuri wowe ribamurikire. Umurike Uwiteka Mana Nyiringabo, bamenye igikwiriye. Umurike Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyari binaniranye bihinduke ibishoboka. Ndasengera abana bawe barimo basaba akazi kugira ngo ukingure imiryango y'akazi. Waravuze ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ndasengera abahungu n'abakobwa barimo gusaba gukingurirwa imiryango y'akazi. Reka imiryango y'akazi ikingurwe ku buzima bwabo, reka amadosiye yabo abeho igikundiro, abeho ubwiza. Abarimo gusaba amapromosiyo Mwami w'abami, ndasenze ngo bavuganire mu mucyo wawe, mu buryo bunoze ubazamure, maze nibazamurwa bazarushaho gushyira hejuru izina ryawe. Mu butunzi ubaha bazagukorere, mu mapozisiyo ubicajemo bazashyire hejuru izina ryawe, uzubahwe, hanyuma bo bayobora barenganurwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo iyo abakiranutsi bashyizwe hejuru, igihugu kiba amahoro, abantu bagira amahoro. Ndasenze ngo uzamure abakiranutsi hirya no hino mu myanya itandukanye, abo watoje, abo wigishije imitima yabo, bazayobora kurenza uko ba Yosefu bagiye bayobora, maze ubwoko bugire amahoro, maze ubwoko bugubwe neza. Mwami, tuzanye itorero ry'u Rwanda mu biganza byawe. Ndagushimira ko udukunda, ndagushimira ko utuzi, ndagushimira ko hari iminsi y'ububyutse iri imbere Mwami. Turayumva mu matwi yacu nubwo tutayirebesha amaso, twareba n'amaso tugasanga nta bihari, ariko turakwizeye ko amaso yacu akiri mazima, turakwizeye ko amavi yacu agihagaze, ko imibiri yacu igihagaze, ko tugifite imbaraga zo kubinezererwa. Tuzabona ububyutse mu itorero ry'u Rwanda, tuzabona abahungu n'abakobwa basiganwa bajya gukizwa, tuzabona abakozi bawe buzuye imbaraga, tuzabona uhagurutse urubyiruko mu mbaraga, tuzabona ukoresha abagabo n'abagore Mwami mu mbaraga. Turakwizeye kandi turagutegereje. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe basenga hirya no hino mu mfuruka z'iki gihugu Mwami. Umugisha barimo bakwambaza abanyarwanda hirya no hino mwisa bakwambaza, umugisha barimo bagushaka hirya no hino Mwami, no mu yandi moko no mu zindi ndimi, maze usubize gusenga kwabo. Turasengera abera bari mu bihe by'itotezwa, turasenze ngo ubahe imbaraga, ubahe imbaraga ntibakwihakane, ubahe imbaraga ntibacogore. Turasenze kandi ngo uhagurutse abamisiyoneri muri iki gihugu cy'u Rwanda, uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora gutanga ubuzima bwabo bakavuga ubutumwa bwiza mu moko ataramenyamo ubutumwa bwiza. Uhagurutse abatunzi n'abanyamafaranga bashobora gutanga ubutunzi bwabo kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe hirya no hino. Uhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, abasaruzi benshi, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Uhagurutse abasaruzi Mwami w'abami hirya no hino ku misozi y'u Rwanda. Uhagurutse abasore bakuvuga, uhagurutse abakobwa bakubwira urungano, uhagurutse abagabo b'icyubahiro bakubwira abandi bagabo b'icyubahiro, uhagurutse abagore bashobora kuganira n'abagore bagenzi babo. Uhagurutse Mwami w'abami, uhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, tubona igihugu cyacu gikira. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Turasenze ngo muri ubu bwiza bwawe no mu kubaho kwawe
umuntu wese utwajwe igitugu na Satani aho ijwi ryacu ribasha kugera, turamukuraho icyo kintu gitwikira ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka aho ijwi ryanjye ribashe kugera, umuntu wese utwajwe igitugu na Satani yamushyize mu bubata bw'icyaha, ubwo bubata bucike, iyo minyururu icike, iyo migozi icike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ububata bwose bwashyizwe ku buzima bwe bukamubuza gusingira umugisha we, uyu mwanya ubwo bubata n'izo ngoyi nizikurwe ko buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndamuvugaho umugisha, ndamuvugaho kugirirwa neza, ndamuvugaho gukurwaho yashyizwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imigambi umufitiye mwami n'ibyo wanditse mu gitabo cye ku buzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe, ibyo ngibyo aba ari byo bisohozwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kiri ku buzima bwe kitashyizweho nawe, reka iryo tegeko rikurweho, reka iryo jambo ribi rihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aratunga umugisha, arahinduka umugisha, aragubwa neza, araba icyo wamugeneye kuba cyo Kristo. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami, urakoze Yesu, urakoze ku mwanzi atazavugiriza impundu zo kunesha hejuru y'ubuzima bwe. Urakoze ko ari ufite ijambo rya nyuma. Nongeye kuvuga ubuzima ku bantu bose bagizwe ibitambo batabizi, ndabavugaho ubuzima. Uri Imana irenganura, uri Imana irenganura, uri Imana irenganura. Zarakuzinduye Yesu, ukora urugendo wambuka amazi ujya kureba umusore warenganijwe, wahinduwe umusazi, uramukiza aba muzima ngo agire ubwenge nk'ubw'abandi bose. Abo muri uwo mudugudu bamubonye kuko bari barashobewe, ngo basanga ari muzima, yambaye neza nk'abandi, afite ubwenge bwose, yicaye ku birenge byawe arimo kumva inyigisho zawe. Ashaka kugukurikira, uramutuma, urambwira ngo nagenda ajye kuvuga imirimo y'Imana iwawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iki gicaniro, muri iki gitondo, nzanye ubuzima bw'abahungu n'abakobwa barenganijwe, aho ijwi ryanjye ribasha kugera, urugo ribasha kwinjiramo. Umuntu wese uriyo uri mu karengane k'imbaraga z'umwijima, reka izo mbaraga zimurekure uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe bubohoke, ubuzima bwe bube buzima, indwara ziri ku mubiri we zikurweho, izafasha ubwenge zikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Indwara ziri mu mubiri zisobanurwa mu buryo bwa siyanse, ariko zazanywe n'ibikorwa bibi byamukorewe, zazanywe n'ijambo ribi ryashika ku buzima bwe. Uyu mwanya iyo migozi icike, ayo magambo ahinduka ubusa mu izina rya Yesu. Abe mutaraga, ubugingo bwe bube buzima, umubiri we muzima, ubwenge bwe bukore neza, amarangamutima ye mazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umubiri we ni ubuturo bwawe, ntabwo ari indiri y'abadayimoni, si igitambo cy'abantu. Yesu wahindutse igitambo kizima kandi gihagije ubwo witangaga ku musaraba i Golgota. Reka amaraso wamennye amutandukanye n'andi maraso y'inyamaswa n'ay'abantu bamennye kugira ngo bamubone mu izina rya Yesu. Habeho urusika rw'amaraso yawe ku buzima bwe n'ibyamubonaga, uyu munsi bimubure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aragubwa neza, aragera aho wamugeneye kugera. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro. Ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu, ubuntu bwawe nibugira akagero, imbabazi zawe nizirondoreka. Reka abahungu bawe babone mu maso yawe, reka abakobwa bawe babone mu maso yawe, basobanukirwe imigambi ufitiye ubuzima bwawe. Urakoze mukunzi mwiza, tukuragije umunsi wose, ugendanemo natwe, gahunda ya nimugoroba uyibanemo natwe. Abana bawe mwami twazamukanye mu cyumba cyo hejuru, ubaha imbaraga z'umwuka, ubaha imbaraga z'umubiri. Urakoze Papa, abera barimo gushaka hirya no hino mu matorero atandukanye, usubize gusenga kwabo, ubabere igisubizo. Urakoze mwami mwiza, urakoze kuri Imana yacu, urakoze kuri imbaraga zacu, urakoze ko ari wowe gakiza kacu, urakoze ko ari wowe ibyirato byacu. Tutagufite mwami, ubuzima bwacu bwaho bushize, ariko tubereye byose. Niwe twugamamo tugakomera, niwe imbaraga zacu, niwe bwenge bwacu, tubereye byose. Data, ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo, hari icyo watwimana nawe. Warakoze kuduha ikiruta byose, twarababariwe, twaratsindishirijwe.
amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, umwanzi ntiyatubona, ntacyo yadutwara, ubuzima bwacu bwishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringa, twe kukubera abo dukwiriye kukubera abo, twe kugarukira bugufi ku byo watugeneye, twe kugarukira bugufi ko watugeneye kugira, twe kugarukira bugufi ku rwego wadushyiriyeho rwo kukugaragaza. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze gusenga naho ku mugoroba.